maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Bamwe bagabo b'ibyo. Luka igice cyaho cya 24 umurongo wa 45 n'uwa 48. Kwizera, gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ni umurage uruta byose. Ni muze twige, tubahaye ikaze kandi mwese neza kuri YouTube channel Amigos. Isabukuru nziza. Sinabona aho mpera, sinabona aho ntangira, sinabona uko mbivuga, sinabona uburyo mbivugamo. Niba nza kuvuga mu mugani, niba nza gukoresha indirimbo, niba ari inyandiko, ariko amakaramu yacu n'impapuro zikabanya. Sinasoza ahubwo ndavuga incamake yabyo. Reka nterure ntangira nshimira Imana rugabutiye mu ijuru hera, waremye byose binyuze mu ijambo rye. Ufumbatura ikiganza cye agahaza ibyo yaremye byose, yitwa Uhoraho, Rutare, Yahwe, Umuremyi wa byose. Izina rye ryera rihabwa icyubahiro mu ijuru no mu isi. Nigishijwe gutangira byose nshima kandi nsenga Imana. Nimucyo dusenge. Urakoze Data wo mu ijuru, habwa icyubahiro. Bahabona bose, shimirwa ubuntu n'ibitangaza uhora utugirira, tutabikwiriye uhimbazwe. Tuje imbere yawe twanduye, utwaze twagize amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yaviriye i Karuvali. Uduhindure abaziranenge. Data mwiza ngwino ubane natwe, uturinde kujya kure yawe, mu izina rya Yesu, amen. Mu mwaka ushimwa yashimye, kuwa 3/17 Nyakanga, mu masaha y'umugoroba, akazuba kajya kurenga, ikirori gishyushye cyane, barya kandi banywa bizihiwe, rwose reka sinakubwira. Ako kanya niho umubyeyi yabuze amahwemo, icyerekezo kirahinduka, bafata inzira baragenda. Yewe nawe urumva ahariho, niho Imana yemeye ko akana k'agahungu kavuka. Barishima cyane kubw'umwana uzira umwaga arabonetse. Kuva ubwo buheta mu muryango waba urabonetse. Byari ibyishimo mama, ariko umwanzi wahoranye umwaga no guhabana n'utanga byose, nawe ntiyari abyishimiye. Ikibondo cyari cyavutse gitera uburwayi bukomeye cyane, kugeza aho abakibarutse bagera ku rugero rwo kwiheba. Niko kurangamira amaso umuganga mukuru ukirisha ijambo rye. Baraterura bati Imana nikiza, niyitanga igisubizo, kandi turategereje ibyiri bitware. Niko kwita izina Hakizimana, ya Mana ikiza biratabaye. Muri iyo minsi haboneka igitambo. Wari mu marembera abaho atyo, Hakizimana arokoka ubwo. Uko iminsi yiyongera, abahahabwa izina Emmanuel, risobanura Imana iri kumwe natwe. Ibyari iminsi bihinduka amezi, amezi ahinduka imyaka. Uwiteka akomeza kumurindira mu buntu n'urukundo bye. None niyo mpamvu nzanywe no kugushima Data, uzi kurinda kandi urahebuje. Njye Hakizimana Emmanuel ndakura, ntangira ishuri ubwo kubara ndabimenya, gusoma bibi byanjye nibera akanyeshuri. Nubwo byari bimeze bityo, umubi yakomeje umurimo, akomeza umugambi wamuzanye mu isi, abinyujije mu bamukorera. Ashaka kunyigarura, arashaka no kunyigarika, akoresheje y'amayeri n'uburiganya bwe. Nawe urabyumva, simvuze byinshi mu ijambo rimwe, nakize impfu nyinshi, nakize impfu amagana. Amazina yanjye aba atakibukwa, ndetse n'imva yanjye iba yaramezeho utwatsi. Mana, ntibyagenze uko mbyifuza, nubwo nari muto. Ubuhetura bwanjye nakundaga, nirirwaga ndembera, buba buciyeho ndeba. Hadaciye kabiri, igihe kirashira, bucura bwamama aba nawe aragiye. Mu gihe nari ntegereje kwakira murumuna wanjye, ngaziba icyuho, mucigatire, anyibagize, wamparaga impande. Imva nayo ntiyari yasamiye ubusa we. Ubwo umuryango urahungabana, gushoberwa biba biratangiye bityo.
ariko iyo mu ijuru iradukomeza. Ariko ubwo nakuze nkunda Imana no gusenga, amasakaramentu nyahabwa ubwo arakurikirana uko bikwiriye. Ndabyibuka intego yari isenga igakora, kuko nari mfite intego muri njye yo kuba padiri. Umugambi wanjye ntiwakunze, maze bintera agahinda. Umva uko byagenze, nakoze ikizamini cya seminari mbura amanota 2 nsigara ubwo. Nta yandi mahitamo, natangiye segonderi amashuri ndayakakamba. Imana ikomeza kubona nanjye akarya zina. Uwa mbere ndawusoza, uwa kabiri ndawujyana, ngeze uwa gatatu ntangira kubona ko nubwo nsenga uburyo mbana n'Imana n'icyo kwizera kwanjye gushingiyeho harimo ka rugonda ihene. Nakwandika ibitabo byinshi bibisobanura, ubyumva utyo. Uwiteka nkundisha ijambo rye, ameshurira ko itorero ryari rikomeza amategeko y'Imana kandi rikajya guhamya nk'ukwa Yesu. Niko kuri, Satani yihindura nka marayika w'umucyo we. Ubyumva byitondere, shakisha mu byanditswe. Ubwo mba ntangiye ikindi cyerekezo cy'ubuzima kitoroshye kandi kitumvikana, haba ku ishuri, umuryango n'abaturanyi. Erega ibintu birahinduka ubwo, impamvu zirahimbwa ngo niki cyabimuteye. Abakobanyi baba benshi ngo ubundi se, ibibazo biravuka guhera ubwo. Ariko nubwo byari bitoroshye, ibintu byari danje akayamvugo. Amaherezo nubwo wahura n'ibigeragezo, urwana intambara ikomeye, mu gihe gikwiriye naho waca mu muriro, Uwiteka asohoza isezerano rye, ukavamo umugabo. Erega ukuri kw'iherezo kuzatsinda ikinyoma, intsinzi iri kwa Yesu gusa. Ndashima Imana cyane ku bwa byinshi yagiye inkorera. Ubwo mbona amahirwe yo gukomeza amashuri n'ibindi. Nyuma y'ibihe yarankomeje, iranshyigikira, iransindagira. Amaherezo ngira umwe mu batambyi bayo, n'umwe wo gukora mu ruzabibu rwayo. Imana igikomeza kudufasha, kuko umuhati wose tugira dukorera Kristo azawuduhembera, kandi ko inshingano yose twuje mu izina rye izafasha mu kutuzanira umunezero. Nshuti, uyu munsi nzamuwe no gushimira Imana ko yarinze ubugingo bwanjye burimo amakorosi akomeye gucamo, ikaburinda muri byose, nkaba ngeze ku uyu munsi nita isabukuru y'amavuko. No muri uku kwezi gusoza umwaka, nk'uko byahoranye umwimerere wabyo, bitarahindurwa n'uwagabiwe isi, ubwo yari amaze kwigarurira imitima ya Adamu na Eva. Uhereye kera kose hatari ubuzima, Yesu ahazana ubuzima. Byatangiye bitoroshye, none ngeze mu myaka irenga 20. Si ku bwanjye, si ku bw'ubuhanga mfite, si ku bwo gukiranuka cyangwa icyo natanze ngo nkire, ahubwo ni ku bw'umugambi wayo kandi mwiza. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Sinabasha kubishyikira haba intekerezo cyangwa mbikurure neza, ariko Rurema niwe uzi byose, haba ibyo yankijije nabonye ndetse n'ibyo ntamenye, kuko ngo hari ubwo tunyuze n'inzira itandukanye n'iyo twagambiriye kare kunyura, Satani yari yayidutegeyemo. Ibyo byose bishimirwe. Uyu munsi havutse umubare mwinshi w'abantu ku isi. Mbifurije umunsi mwiza, isabukuru nziza y'amavuko kuri mwese. Namwe mutagize amahirwe yo kumenya, mwihangane. Kristo azatwibutsa umunsi umwe atwereka byose. Kuzirikana uyu munsi si ukurya no kunywa gusa nk'uko rubanda babifashe, ahubwo ni ukongera gusubiza amaso inyuma, wibuka ibyo Imana yagukoreye, maze uhere ushime. Ndakwibutsa icyigisho cyatambutse hano kivuga ngo impamvu yo gushima. Uzasigasire kandi ubike agakarito k'amateka yawe, nugera mu gihugu Uwiteka Imana yaguhaye, ugahirwa ugatunganirwa, ntuzibagirwe. Mwami Imana, nubwo wandinze ukanyemerera gukora mu byawe, sindi inkozi y'ibyiza, kandi ngo kuko nta rugero rwo gukiranuka Satani atageraho, ngagushe umuntu undamire. Kandi naho nagwa ntuzemere ko ndambarara ngo ncungerwe n'ab'isi ndetse n'abahisi. Niyo mpamvu nsaba uburinzi bwawe bwa buri munsi. Niyo mpamvu nsaba guhishwaho nawe mu mababa yawe, kuko ari byo bitanga amahoro n'umutekano muri iyi si irimo isamba. Ndamaranira kugera kure muri byinshi, ariko mu buzima uje mpa kunyurwa nubwo bitoroshye.
amaganya ntazigera aruta ishimwe riva mu kanwa no mu mutima wanjye, kandi ntazagera aho anyibagiza impano iruta izindi zose, ariyo Kristo waduhaye. Uwaduhaye umwana ntiyabura kumuduhana n'ibindi, ariko reka nanjye mvuge nti mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, naho ibindi muzabyongererwa. Ndisabiye ubwanjye, nsabiye umuryango wanjye, nsabiye itorero, igihugu, ngo ube hamwe natwe, uduhe kuba abakristo, uturinde kwihisha mu mwambaro w'abiyita abakristo. Turabana mu bya mwuka, uturamize amata y'umwuka, uduhe gukurira muri wowe, utwambike imbaraga yawe, uduhe gushyira amanga mu murimo wawe, kuko utaduhaye umwuka w'ubwoba, uduhe gushikama. Kandi nk'uko wabivuze binyuze mu mugaragu wawe ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe n'igisora tuzasarura nitutagwa isari, nk'uko biboneka mu Magalatiya igice cya 6:9. Yesu umwami w'abami, ngwino ube muri njye. Reka mumfashe, sindi umuririmbyi ukomeye, ariko reka nkoreshe amagambo, niho biraza kumvikana neza. Ni indirimbo ya 196 ivuga amahoro masa. Umutima wanjye urasingiza Imana mu ndirimbo y'umunezero, nifitiye amahoro ava mu ijuru, yuzuye mu mutima wanjye. Gusubiramo amahoro masa aturuka ku Mana gusa, nyamuneka atunganya ubugingo bwanjye n'urukundo rutarondorwa. Nifitiye amahoro aruta ubutunzi, yuzuye mu mutima wanjye, kandi nta muntu wabasha kuyanyega, ntawe naho yakwigira ati yambereye ubuhungiro nijoro, bituma mba uwa Yesu gusa, ntacyampangara ku manywa na nijoro, ntacyo rwose haba na gito. Reka mvuge ibyaho umudugudu mwiza, uwo nzabona nkanezerwa. Mu ndirimbo y'abera bazaharirimbira, imwe ni ngiyi yumva ngo amahoro masa aturuka ku Mana gusa, nyamuneka atunganya ubugingo bwanjye n'urukundo rutarondorwa. Nubwo nanyuraga mu makuba y'isi, nkabura umuntu mpumuriza, umukiza wanjye ni inshuti y'ukuri, yangotesheje amaboko ye. Maze dusubiremo tuti amahoro masa aturuka ku Mana gusa, nyamuneka atunganya ubugingo bwanjye n'urukundo rutarondoye. Reka nsome isomo rya Zaburi y'119, umurongo wa 73. Intoki zawe nizo zandemye, nizo zambumbye, umpe ubwenge kugira ngo nige ibyo wategetse. Abakubaha bazandeba bishime, kuko niringiye ijambo ryawe. Uwiteka, nzi yuko amateka yawe ari yo gukiranuka, kandi yuko umurava ari wo waguteye kuncisha bugufi. Ndakwinginze imbabazi zawe zimara umubabaro, nk'uko ijambo ryawe riri wasezeranije umugaragu wawe. Ibambe ryawe ringereho kugira ngo mbeho, kuko amategeko yawe ari yo munezero wanjye. Iby'Imana idukorera ni byinshi cyane, sinabirondora. Nta mpapuro nabona nabyandikaho, nta magambo nabivugamo, nta nubwo nabona uburyo nabisobanuramo. Ubuzima bugizwe na episode nyinshi. Reka nanzurire aha, urukundo rw'Imana ruhebuje byose, rusaguza ikirere, ntacyo narugereranya nacyo. Nshoze nshimira Imana nk'imfura. Ababanye natwe turabashimiye cyane. Yandemye ibaha umugisha, ibahire ibarinde. Umwuka n'ubugingo byanyu birarindwa bitazabaho umugayo, ubwo Kristo azaba agarutse. Iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Amahoro Imana itangaye adatangwa n'umuntu, abaye muri mwe n'imiryango yanyu, mu izina rya Yesu, amen. Nimureke dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, wishimirwe kandi uhimbazwe, kubw'ubuntu bwawe habwa icyubahiro. Ndagushimira kuko wanye nanjye guhera nkiri mu nda nkiri urusoro. Ndagushimira uburyo wabanye nanjye kuva mvutse, none ngeze aya masaha, ubwo ndi kubara imyaka 20 ngihumeka mu kabaza izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hariho benshi batambutse muri mubiri, hari abandushaga ubwiza uburanga, hari benshi narutaga ndetse n'abandutaga, ariko bose bavuye muri mubiri. Njyewe wemera ko nsigaraho, izina ryawe nirishimwe. Mweretse abanyumva bose kugira ngo twese duhe agaciro k'ubuzima, uturinde kwibagirwa agakarito k'amateka yacu, uturinde kwibagirwa aho wadukuye, ahubwo uje duhora kugira ngo twibuke dushime izina ryawe. Reka abana natwe kandi uturinde ikibi cyose, utwuzuze Mwuka wawe wera, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Isabukuru nziza Manuel, Yesu mubane.
nimumfashe turirimbane iyi ndirimbo twereke Imana n'ishimwe ryacu hamwe n'Uwineza Fidelite. Sinshidikanya impuhwe zawe kuri njye mwami, ungirira neza nabikwiriye, ntacyo nakoze ngo mbe nkiriho. Warakoze utugejejeho muri ubu buzima butoroshye, uzame kuko nambawe iteka mucunguzi. Hari ababona basubijwe Mana, bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutekereje neza n'impuhwe zawe nyinshi, akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi ku wundi. Hari ababona basubijwe Mana, bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutekereje neza impuhwe zawe nyinshi, akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi ku wundi. Erega si rumwe ku isi wagize amahirwe nk'ayo twagize, aho Imana yagiye idukura ni kure, kuki utayishimira? Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ni mugari, gusa icyo ishaka ni uko uyivugira uyu munsi. Hari ababona basubijwe Mana, bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutekereje neza impuhwe zawe nyinshi, akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi ku wundi. Hari ababona basubijwe Mana, bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutekereje neza n'impuhwe zawe nyinshi, akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi ku wundi.
akira amashyi y'abana bawe kubyo dukorera umunsi ku wundi. Akira amashimwe bawe korera umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, wowe ugikomeje kubana nanjye, reka Imana y'amahoro ikwihere umugisha. Ukigera ku chano ya YouTube Emigosi, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ubashe kubona video zatambutse n'ibyigisho byiza byabashije kunyura hano.